Abakobwa benshi baribaza bati nakora iki kugira ngo umusore ankunde by'ukuri koko? Yego rwose nibyo, harabibwira ko bisaba amafaranga cyangwa se ubwiza, nyamara urukundo nyakuri rwubakwa n'imico myiza, kubahana, kuganira cyangwa se kugira umutima mwiza no kwicisha bugufi muri byose. Gusa muri iki gihe ibyo ngibyo byatunaniye, cyangwa se abenshi byatunaniye, kubera ko ubu ngubu umuntu akundira umuntu cyangwa se umuntu akunda undi agendeye ku mafaranga, ubwiza ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bigendanye n'imyenda. Ibyo gusa byanditse muri Bibiliya ngo mwambare imbabazi, ineza, kwicisha bugufi, ubugwaneza ndetse no kwihangana. Gusa ibyo ngibyo ababishobora muri twebwe ni mbarwa. Aho ngaho ni Abakorinto 3:12. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi tujye kuganira kuki? Yego rwose kuba bitekereje ni byiza cyane, ariko ukuri ni uko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 7 wakora kugira ngo umusore agukunde kurushaho ndetse anakubahe kandi anakubahisha. Ushobora kwibaza ngo igisabwa ni iki? Igisabwa no gukurira no video kugeza ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse, kugira ngo urusheho kumenya. Niba munyemereye reka tanye n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere, jya wiyubaha. Ni ukuvuga ngo umukobwa wiyubaha yubaha n'abandi, kandi twanesha bitekereza. Nubwo muri iki gihe bisigaye bikora umugabo bigasiba undi, ariko ukuri ntukemere gukora ibintu bihabanye n'indangagaciro zawe, kugira ngo urusheho kwiyubaha neza, kugira ngo ushimishe umusore agukunde kandi twabitekereza. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye ufite agaciro kandi ukiyubaha, arushaho kukubaha no kugukunda kandi twabitekereza. Gusa muri iki gihe abishobora ni bakeya, kubera ko abenshi turiyandarika tukitesha agaciro aho kwihesha agaciro. Ariko ya byiza twakwihesha agaciro aho kwitesha agaciro. Gusa abishobora muri twebwe turi mbarwa cyangwa se nimbarwa. Naho ikintu cya kabiri, jya uba inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo ntukamubeshye cyangwa ngo ugire ubuzima bubiri, ahubwo vugisha ukuri, kubera ko nabizi neza ko ukuri kubabaza, ariko ibyiza mubwiza ukuri. Azababara ariko nyuma yishimye, aho kwishima ariko nyuma akababara ubuzima bwe bwose. Ni ukuvuga ngo ukuri kubaka icyizere, kandi icyizere ni ishingiro ry'urukundo rurambye cyangwa se urukundo rukomeye. Ibigoza byanditse muri Bibiliya ngo mwambure ibinyoma muvugane ukuri. Ushobora kwibaza ngo aho ni hehe? Aho ni Efeso 4:25. Gusa ibyo ngibyo rwose byatunaniye twese, ababishobora ni baruke cyane, gusa bamwe muri twe turabishoboye, ariko ugereranyije bake cyane. Naho gatatu, mwereke yuko umwitayeho. Ni ukuvuga ngo umubaze uko ameze, umushyigikire mu bihe bikomeye. Nubwo muri iki gihe bikora umugabo bigasiba undi, ariko ya byiza waba umwe muri abo bagabo babikora. Ni ukuvuga ngo mwereke yuko umeze neza yari kumwe nawe. Ni ukuvuga ngo kubera ko urukundo rugaragarira mu bikorwa bitari amagambo, ariko bibaye byiza amagambo yajya ahorana ibikorwa kugira ngo urusheho kubana neza kandi mugire umubano mwiza urambye kandi ukomeye, ndetse anagukunde kurushaho kurenza uko abitekereza. Naho kane, jya umutega amatwi kandi umwumve neza. Ni ukuvuga ngo iyo akubwiye buri kintu cyose cyangwa iyo akubwiye ikintu kimuri ku mutima, ntukagicemo, ahubwo mwumve, mwereke ko muri ruhande cyangwa se mushyigikiye. Mwereke yuko umwumva kandi ibyo avuga bifite agaciro kurenza uko abantu benshi babitekereza, aho kumuca intege kugira ngo acike intege. Mwereke yuko umushyigikiye muri byose. Ni ukuvuga ngo umuntu yumva mugenzi we yubaka umubano ukomeye cyane, kandi akubaka hagati yabo ndetse n'Imana. Ibyo bifasha umuntu gukura neza ndetse no kubaka urukundo rurambye, kandi no gukundwa kurushaho, agakundwa n'Imana n'abantu. Nibwo bishobora turimerwa cyane ugereranyije. Naho gatanu, irinde intonganya zidafite umurongo. Ni ukuvuga ngo kutumvikana bibaho rwose, yego, kubera ko buri gihe siko muhora mwumvikana. Hari igihe agera umubano wanyu ukazamo agatotsi, ariko jya ushakisha igisubizo aho gushaka gutsinda impaka, kuko muri iki gihe abantu benshi barakosa aho gushaka igisubizo mu gihe gito cyane cyangwa mu gihe cyoroshye cyangwa se mu buryo bwiza burambye, ahubwo agashaka gutsinda impaka aho gushaka umurongo w'ibyo bibazo. Ariko umusore yishimira umukobwa uzi kuganira neza kandi uzi gukemura ibibazo mu mahoro, bitari imvuru cyangwa se imirwano cyangwa se icyo twakwita fight. Naho gatandatu, jya ugira intego mu buzima. Ni ukuvuga ngo abasore benshi bakunda umukobwa ufite icyerekezo, ariko ukuri jya ukunda umurimo, kwiga, kwiteza imbere ndetse ko n'ibindi byaguteza imbere mu gihe gito cyane cyangwa se byakungura inama igufasha gutera imbere. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bituma umukobwa cyangwa se bituma akubona nk'umuntu mwafatanya kubaka ejo hazaza heza kandi mugatera imbere mu gihe gito cyane. Muri Bibiliya handitse ngo umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe,
aho ni imigani 14 rimwe. Gusa ibyo ngibyo rwose byatunaniye, aho kugira ngo tuzubake ahubwo turazisenyuta cyangwa se tukazihirika mu gihe gito cyane. Naho 7, shyira Imana imbere. Ni ukuvuga ngo festival imbere na mbere ni Imana, ariko ukuri musengere umubano wanyu. Jya ugira umutima ubabarira kandi ukunda amahoro kurenza uko abantu bitekereza. Ni ukuvuga ngo iyi Imana ari iyobora, urukundo rwanyu rutera imbere kandi rukaramba kurenza uko abantu bitekereza. Muri Bibiliya haranditse ngo nimwubakisha Uwiteka inzu, abayubaka baruhira ubusa. Aho ni Zaburi 127. Ariko nanone mbere yo gusoza ibuka yuko nta buryo bwo guhatira umuntu kugukunda, ariko ushobora kwiyubaka ukagira imico myiza, ukubaha umuntu, ukaba umuntu ubaha abandi kandi ufite urukundo nyarwo. Ibyo ngibyo bizagufasha rwose kurenza uko abantu bitekereza. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo biba bihari, uba wongera amahirwe menshi yo kubaka umubano wanyu mwiza kandi urambye. Yego rwose mwakoze cyane kwicana iyi nkuru cyangwa inyigisho. Bibutsa yuko ubutaha tubabwiye ibimenyetso 8 byerekana yuko umusore adashaka kugutakara. Cyangwa gushishikariza ntuzacikwe, kubera ko azaba ari umuriro, izaba arimo inama. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa. Imana ibarinde kandi bahe umugisha.